narahageze rwose Imana itayitamurira avuga ati rwose ariko ntabwo twayivugira ngo tumware gusa twamwara hari igihe bikomera ukabwira Imana ati none wakwemera kumwara kandi Imana ntiyakwemera kumwara yego igahita ikwihera ijambo rwose kabirema nonaho ukabitahana yumve yuko ari we ate kureba ku ruhande kuko nta wundi turi kubibwira niwe kandi rata ni Imana iba yivugira kuko nje ubwanje nta bushobozi mfite bwamuvugisha ahari hose ariko nyiri ijambo kubera ko ahari rata njarabe numaga ngo mbimugezeho yego mbibagezagaho gutyo kandi nzabikora kabisa kandi amahoro nihimbaza ngo nta murwaza mu kigeragezo nawe none ubu ngo yarabonetse ubushize yaravuze ko ntawe none ubu yarabonetse kubera ko rata abarwayi bikubise mu bidendezi barakira yego n'ababuze urubyaro baraheka n'abarwayi barakira none se umurwaza si yabonetse urwaza yarabonetse haleluya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari yes reka mbasuze abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi Concord mu mararungu wanyu nabasezeranije kutabicisha urungu rwose niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya gusura abakozi b'Imana abantu Imana yagiye iha impano zitandukanye yego reka ngushimire wakanze subscribe nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho ngusabe yo mugisha uyu munsi ndi kumwe n'umumama udasanzwe pe uraho yego Yesu ashimwe Yesu ahimbaza amakuru ni meza nikundara abantu baba bafite morale yego nawe mbonye morale uba ufite numva nishimye irahari rwose yego haleluya amena Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe yego reka ngusabe wibwira abadukurikiye amazina yawe amen haleluya amen amazina ni Nyiramugisha Patricia komeza wivuge amazina ni Nyiramugisha Patricia ndi umukozi w'Imana ukunda gukorera Imana yego muri make Imana ni umukunzi wanjye kandi sinamureka kuko nayo niyandetse yego Imana ishimwe karibu n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora Mana urera urakiranuka uri umukozi w'umuhanga nawe uhwanye nawe uri igiti cy'inganzamarumbo uri isambu itarumba iki gitondo tugushimiye yuko waturinze abadukurikiye wabarinze ndetse natwe ubwacu waturinze izina ryawe nirihimbaze amen muri iki gitondo nyemerera wite ku barwayi nyemerera wite ku barusha n'abaremerewe ugere no muri gereza aratuhindura ibyanze guhinduka nurangiza kubihindura ababuze urubyaro reka nabo bahekeshe muri iki gitondo cy'umugisha reka buri imwe wese abone ukuboko kwawe nukuri kumugereye izina ryawe rihimbazwe abadukurikiye baha umugisha nurangiza kubaho umugisha rata ubatekerezeho ubaremere n'igifatika natwe ubwacu turemere igifatika kuko uri Imana twasengaga kugira ngo ukomeze kwihesha icubahiro mu byacu no mu bacu twasengaga kugira ngo ukomeze kutwubakira kuko uri Imana ndakwinginze ngo buri mwe wese udukurikiye uhaze kwifuza kwe ndakwinginze kugira ngo uganze utegeke iwe nukuri Uwiteka Nyiringabo urabaza urabasobanukiwe hari abafite amadeni bagukurikiye nukuri Data Nyiringabo hari ababuze inzu zo kubamo bagukurikiye Nyiringabo Imana hari ababuze urubyaro nabo bagukurikiye ndetse no mu bitaro bitandukanye baragukurikiye impande enye zose z'isi niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo uze wikore imirimo n'ibitangaza izina ryawe
rihimbazwe. Urakoze kuri Imana yurukiye kubisubiza, urakoze kumanukanye rata amatangazo meza kandi afatika, urakoze Uwiteka, ni ukuri ko hari byinshi urimbuye ku buzima bwacu, urakoze rata ko hari n'ibyo wubatse, urakoze ko hari n'ibyo uremye, urakoze ko hari n'abo ukijije, izina ryawe nirishimwe. Twasengaga ngo ukomeze kubana natwe, urakoze rata ko warangije kutwemerera kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Amen. Patricie, karame. hari ijambo uvuze ngo Imana ngo idukorere icyumutse gifatika, hari icyeruka kugukorera muri iyi minsi. Ubu turi butariki 3 z'ukwa gatandatu. Imana yankoreye igifatika muri iyi minsi. Yego. Nari mfite abantu ndi gusengera, hari umwana wari urwaye, ndi kumusengera cyane, ndi kumwereka Imana, yageze no mu bitaro ndetse banavugaho yuko yashobora kuba yanasinziye, ariko Imana y'amahoro nyishimiye yuko yamugaruriye ubuzima, yaragikoze. Icyo ni icyumutse. Nasengeye umwana w'umukobwa w'inkumi yararembye ndetse bumagurutsa no mu rugo, ariko ubu nawe ni muzima, ari gutambuka bikemera. Icyo nacyo ni icyumutse kandi gifatika. Muri izi minsi hari umuntu wari warahagaze yarashatse, ariko ntibyaba ngombwa ko ahita twita, nawe namweretse Imana, nshimye Imana yuko isaha atwite. Nacyo ni icyumutse. Urumva bidafatika? Birafatika ni ukuri. Umwana wari urwaye bakavuga bati byarangiye, akongera akaba muzima, yarageze muri tegereza. Umuntu wari umaze igihe atabyara, kabone yarabikoze. Undi mpano ufite wibitseho n'izihe Patricie? Mvuga ubutumwa ndetse n'Imana y'amasengesho ndayifite, kuko data iyo birimo Imana wasengera n'umuntu agakira cyane, kandi birimo Imana umuntu yaguha icyifuzo wagisaba Imana, wapfukama Imana ikacyumva ikagisubiza cyane pe. Ubwo impano yampaye ni nyinshi kandi zose niteguye kuzikoresha, gusa impano yo kuvuga ubutumwa yo rwose indimo cyane. Haba ibintu umuntu yumva yiyumvamo cyane, urumva nkanjye pe, ikintu cyitwa kuririmba nziyumvamo cyane, no kubwiriza iyo mpagaze ku gatuta abantu bajya bambwira ngo nabwirije neza, ariko nyine nkumva kuririmba, nyine untunguye uti mu mpano ufite ugiye gukoresha izihe, undi mpita mvuga nti ndaririmba. Urumva nawe rero muzi ufite wumva kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo rya nyiri ijambo riramfasha cyane, kubera ko rinkubitira byinshi, niyo mpamvu ndikunda cyane. Erega byatuma n'Imana inyihera ijambo cyane, kuko nanavuga ijambo rya nyiri ijambo rata ngo mbure ijambo. Yego, ndarigira. Amen. Imana ishimwe. Hari ahantu wigeze kugera uri kubona nta jambo wahabonera, ukabona Imana yari guhaye? Narahageze rwose, Imana ihita yitamurira avuga ati rwose arega ntabwo twayivugira ngo tumware, gusa twamwara. Hari igihe bikomera ukabwira Imana uti none wakwemera kumwara, kandi Imana ntiyakwemera kumwara. Yego. Igahita ikwihera ijambo rwose, kabirema nonaho ukabitahana. Yego. Imana ishimwe. Nanjye reka nkubwire aho twahuriye. Yego. Nkikwakira bwa mbere warabwirije numva ndafashijwe. None Abanyarwanda bajya bavuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Impamvu nagarutse kurira nuko ntagaye. Imana ishimwe. Narafashijwe n'ukuri pe. Imana ishimwe. Ubwo nabwirije abantu bagafashwa rwose, ntihabwa icyubahiro. Yego. Ariko nirya nyiri ijambo ntiyarikwima kandi kwambika igikundiro bigakunda. Yego. Ahubwo se mpite nguha umwanya? Mu mwanya kuko niteguye. Simbihora nasi. Karibu. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Mperukana nabo twatiri kumwe, narindi kubabwira ngo nta murwaza mu kigerageza. Yego. Ariko ratu uyu munsi naje kuvuga yuko yabonetse. Umurwaza yarabonetse, tugiye kwiga ijambo ry'Imana, buri mwe wese udukurikiye yibonemo kandi yumve yuko ari we, ate kureba ku ruhande kuko nta wundi turi kubibwira niwe. Kandi rata ni Imana iba yivugira, kuko nje ubwanje nta bushobozi mfite bwamuvugisha ahari hose, ariko nyiri ijambo kubera ko ahari rata njarabinumaga ngo mbimugezeho. Yego. Mbibagezagaho gutyo kandi nzabikora kabisa. Kandi amahoro nihimbaza. Ngo nta murwaza mu kigeragezo. Nawe. None ubu ngo yarabonetse. Ubu yarabonetse. Ubushize yaravuze ko ntawe, none ubu yarabonetse. Yarabonetse kubera ko rata abarwayi bikubise mu bidendezi barakira. Yego. N'ababuze urubyaro baraheka. Yego. N'abarwayi barakira. Yego. None se umurwaza si yabonetse? Umurwaza yarabonetse. Haleluya. Amen. Reka ntega amatwi numva uwo murwaza.
amena. amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Uransomera Yesaya 60. Yesaya ibice 60. Umurongo wa 15 n'uwa 16. Yesaya ibice 60 umurongo wa 15 kugeza n'uwa 16. Yego. Nubwo waretswe ukangwa, Yego. ntihabe hari ukikunyuramo, Yego. nzakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'igihe byinshi. Yego. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Imana ishimwe. Amen. Ariko iryo jambo uraryumvise? Ngo nubwo waretswe. Yego. Busi wowe nawe waretswera? Umfasha. Hari abandetse, hari abakuretse. Yego. Rata hari n'ibyakuretse. Yego. Birahari. Hari igihe kigera rata n'amafaranga akakureka cyane, n'ubutunzi bukakureka ukisanga uri wenyine, ukarekwa pe. Nawe baze kugira abantu bakureke n'ibintu bikureka. Si bikomeye cyane, ariko mfasha wumve. Yego. Nezeyo ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Amen. Ngo nubwo waretswe nta n'ukikunyuraho pe. Habona imiryango zaravuze ati si Nyiramugisha twamwitaho ngakora iki, atumarira iki. Ariko Imana yemera ko ndekwa muri ico gihe, kubera yuko yabonye ko bikwiye kugira ngo hagire ico yerekana. Burya impumyi yo yarahumye ikimara guhuma, ngo barayibajije bati mbesi cyaba ari icyaha cy'iwabo cyangwa n'ice bwite. Ariko Imana iravuga ngo nukugiraga imirimo yanje igaragarire kuri we. Yego. Rata nanje hari impamvu nukugiraga imirimo yayo igaragarire kuri nje. Cyane. Nararetswe, inshuti zirandeka rata bibaho, mu burwayi urarekwaga, wagira n'ideni ntihagire n'ukwitaho. Yego. Rata wanaburara kwa butabona n'ukugaburira kandi abandi bari kubimena. Bikabaho ukabura urubyaro ukarekwa, abandi bagaheka utari guheka, wanarangiza ukaba no mu bushumera abandi bagakora utari gukora. Yego. Ariko wowe uri kunyumva ngo nubwo waretse uratabaho. Haleluya. Nubwo waretswe rata hari ikintu gishasha kize ku buzima bwawe. Yego. Nubwo waretswe rata ifite n'ababose bahembaga neza bo nibikohereje cyane, atari wawe ndi urakorera 500 ngo ndagwaho 250. Oya, wo ntabwo ari we ndi kukubwira, ahubwo ndi kukubwira aho ndi wari kuvuga ati none mu gihe waruhembwaga 500, njewe ngushireho n'ishimwe rya 500 ufata miliyoni. Uwo niwe dukeneye. Uwo nguwo ni Uwiteka rema. Burya nubwo twamukurikiye twabonye ari umwana, kandi twabonye afatika. Yego. Kandi natwe tumukorera yatugize abafatika cyane. Si ubibona se? Cyane rwose. Nubwo rwose ndi Nyiramugisha, ndi umugore mwiza, ndagakara ku Uwiteka. Ntabwo rwose mwaye. Oya pe. None se uri kubona mwaye? Oya. Ntacyo ntwaye kandi iracabirema. Ariko ngo nubwo waretswe, ngo nzakurutisha abandi, ngo nguhe ibyishimo by'ibihe byinshi. Wowe uri kunyumva, wowe waretswe, wowe wabaye mu kigeragezo cyane, wowe uburwayi buheranye uri mu bitaro, iguhaye ibyishimo by'ibihe byinshi. Imana ishimwe. Amen. Iguhaye ibyishimo by'ibihe byinshi. Ugiye gukira uburwayi, rata nta ndwara idakira, kanseri na sida Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Wowe uri kunyumva igirira icyizere ubundi manukire mu byawe. Yego. Kuko kwizera rata birarema. Kwizera birarema. Iyo wizeye Imana wowe nkurikiye, irazi ikiyizira bucece. Hari kurasi kunda kumfasha ngo zenguruka bucece, yewe bucece, inkike z'Yeriko ziraritagurika. Iyo ndirimbo iramfasha. Amen. Iyo korasi ni ngufu, ariko rata njewe iyo nyiririmbye mitaga numva Uwiteka atangiye kunzenguruka. Nawe kuzenguruke bucece wo nkurikiye, abantu bose bari kutwumva bazenguruke bucece kandi yivange mu byabo. Yego. 16. Ngo kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka n'amabere y'abami. Ngo nuko uzamenya yuko njewe Uwiteka
ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Amen. Ngo nubwo waretswe ngo uzonka amasereka y'abami, abo bakwanze ibyo byakuretse bigiye kugaruka. Nurangiza rata nawe abo bakuretse bahite bagaruka, baje baravuga ati ariko ubundi Nyiramugisha uwaje kumusabitira kari byakunda kabisa. Si ubundi Nyiramugisha uwaje kumuguza amafaranga rata si yayabona. Yego. Maze nibarangiza rata nibwo bazangarukira, bangarukire bucece. Rata Imana ibyemeye nubwo mu miryango baba baravuze bati twe turaguciye, ariko Imana yaje ikabyemera ikakubwira ngo wonsa amasereka y'umwami. Yego. Ni wowe Imana iri kubibwira ayo mabere nta wundi. Wowe udukurikiye utagira ngo ni Nyiramugisha uri kubibwira ntabwo nari nasezeranye nawe. Ni Imana iri kugirana nawe isezerano. Yego. Ngo uzonka n'amabere y'abandi. Ayo mabere ni cyagihe bantu bakubonaga nta n'ijana ufite, bakubonaga uri mu kode, bakubonaga n'amadeni yakwishe. Bibaho. Maze barangiza kubona wewe yakwisha bakavuga ati si ubundi Nyiramugisha ubundi azagera he, tazapfa naco yimari ibyo n'abarozi. Ariko rata ndi kukubwira ngo abo bose baraje bagushaka. Haleluya. Bagiye kugushaka. Mbese usubije amaso inyuma naho uri wowe udukurikiye, ubundi wowe ntago waba uri konkara. Ubwo bari kubyumva, buri mwe wese ari kubikurura. Yego. Buri mwe wese ari kubikurura ibisaha ari konka. Kuko iyo abanyamara atari konka ntabwo abadukurikiye, kuko hari igitangaza c'Imana iremara tukavuga ngo nje sinzayiva. Nukuri. Ntago waba urimo ukode gikubakire karine yo kubanza wizamukira rata urakandagira mu muryango urinjira mundi. Ntabwo waba warigeze gukorera amafaranga 1,000 kandi ukirirwa urahingira umuntu ngo uje uribona ubitse miliyoni rata ngo reka gushima Imana. Baburungaye. Buri mwe wese udukurikiye rata nituba turi kubwiriza agenda aragera ahantu avuga ati Imana ngere hariko nagira n'ahandi avuga ati Uwiteka warakoze. Nukuri. Kubera yuko rata ayo mashere kuri kuyonka kandi naho waba utari wayonka Imana rata ije kuyaguha nawe uyonka. Amen. Nubwo waba gatari gakugera yisandi kubikubwira wumva ukomeye kandi uvuga ngo kwizera kurarema. Nukuri. Nawe wizera Imana ikuremerera hata nibyo uri kubona bitarema. Amen. Ngo nibirangiye aregera bitangizaga, irabitangizaga rwose. Kandi ni byinshi twabonye yadutangirije. Imana y'amahoro yihesha icubahiro. Kandi nawe hari byinshi udukurikiye byo wabonye yatangije byari byarangiye. Yego. Si bibaho. Ariko Imana y'amahoro irishura. Yego. Ihemba neza ntiyambura. Yego. Ratiyo yaguhaye urayonkaga cyane. Umva ni yaguha wowe dukurikiye uyonke kuko na yawe. Kandi nimba hari igihe wigeze kubabara akaba yongeye kuyaguha nawe uyonke na yawe. Yonkuyeho nkuyahage kuko ratiyo yonyeje rata nta n'uwagukura ibere mu kanwa. Nawe kuko Imana ni rurangiza rwa burundu. Niba hari ibyawe yarangije izere ko yabirangije burundu ntibizongera kugaruka ukundi. Gariko ngo uzonka n'amabere ngo uzamenya yuko nje Uwiteka ndumucunguzi wawe n'umukiza wawe Yakobo. Yakobo uvugwa nta ruwari uri kuvugwa muri iyi Bibiliya mfite, ahubwo Yakobo ni wowe. Yakobo ni njewe. Yakobo ni abantu badukurikiye bose. Haleluya. Amen. Amen. Sema haleluya. Amen. Ufashwe nanje mfashwe, wikurure n'Imana kuko nanje narangije kuyesitara mu buzima bwanje. Yego. Wumva uri gufashwa kuko gufashwa rata bibitegeko kugira ngo utabarwe kabisa. Ariko rata ubu yarangije kubyinjira. Ubu twatangiye gusenga, abadukurikiye bose yatangiye kubavivurira kuko yitwa Ndiho. Nukuri. Kandi yitwa Ntihemuka. Yego. Ariko rata hari wabuze uko abivuga warivugira, ariko muranamuzi arivugira ngo Imana yacu niya yarabivuze yumva ntabigira n'igarukiro. Ariko rata byabitewe nuko hari ico yakoze. Yego. Imana y'amahoro ni umukozi w'umuhanga. Yakobo rero ni wa wundi uri mu manza wari kubwira. Yakobo ni wa muntu rata wanyazwe w'Imana igiye kugarura ibye. Yakobo ni wa wundi ufite ideni rata ryanze kwishurwa w'Imana yishuriye. Yakobo ni wa wundi wabuze urubyaro rata wigeze mu nda yakabimuhekesheje. Nawe niyo nk'amashereka kuko yahawe. Yego. Imana y'amahoro nihimbaza. Amen.
rero Imana ni umukozi w'umuhanga nje gitumaga mvuga ngo ni umukozi w'umuhanga kuko yaravuze ngo yabihishuriye ngabatagira shinge na rugero ariko yabihisha abantu bigira ko bakomeye babanyabwenge abo yarabibahisha irangije kubibahisha rati ibihishurira nk'abanyira mugisha baciye bugufi ariko rata nanje nagiraga ngo nubwo abimishuriye sinabirya utariye yego nzabisangiza amahanga yewe nzayivugira nzayifata nk'inyembaraga nyinshi kugira rata ngo nanje izabanuke nk'inyembaraga nyinshi kuko rata nawe ifata nk'inyanege nke yakuzira nk'inyanege nke wowe udukurikiye Imana ujura yigira nk'umugabo mukuru utazavuga ngo papa manze ngo Imana ikurikireho oya vuga ngo nyiribihe byinshi niwe papa wanje kubera ko rata impamvu ari papa wacu n'umubyeyi utwitaho utumenya twaburaye udukunda twishimye ndetse twagira n'agahinda akadukunda uwo Imana yacu nihabwe icubahiro tugiye kongera dusimbukire muri Yesaya yego turasoma Yesaya 43 Yesaya 43 Yesaya 43 18 yego na 19 ibyakera ntimubyibuke yego kandi byashize mwe kubyitaho yego dore ngiye gukora ikintu gishya ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu ntembesha imigezi mu kidaturwa amen ariko ahantu urahumvise ibyakera ntimubyibuke ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho uyu ni umurongo ufatika nukuri uyu ni umurongo ufatika ni bya bindi bifatika narindi kubatangira ndi kubabwira ntiyarangije kubirema yego ngo ibyakera ntimubyibuke ngo kandi ibyashize mwe kubyitaho yego niba kera warigeze kuburara niba kera hari ideni ryakujungereje niba kera hari ibyo washatse kugeraho bikanga ibyo ntubyibuka kuko ibyo byose igiye kubisimbuza bya bindi bifatika nabyutse ndi kukubwira niba hari aho wageze ukabura urubyaro igiye kuguhekesha abahungu n'abakobwa niba warakeneye kubaka bikanga umva abasore b'umugishira bafite amen kandi n'abakobwa b'umugishira bafite wowe uri kunkurikira nakubwengemba neza niyambura nico nayikundiye niba ugiranye na isezerano ikakubwira ngo ibyakera ntubyibuke niba hari umukobwa wigeze kukwanga ngo nuko wakennye nanga akaba hari umusore wigeze kukwanga ngo uvuka mu miryango mibi ndetse akakana divorce ibintu bigeze kure wumve ko Imana riri kukubwira ngo ibyo ntubyibuke ngo mbese ko igiye kurema ikintu gishasha ngo ntibazakimenya none siko bamenye ko ideni rikwishe bakamenya ko utabyaye barangiza bakamenya rata ko utanashatse barangiza bakamenya yuko rata uri nyiri ibibazo nace rero hari abamaze kudufata umwanzuro nk'Imana ngo nta cyiza kizigira kimugeraho ariko umva nkubwirizo ni imbaraga z'abana b'abantu hejuru y'abami n'abatware y'ibizima n'abamarayika hari Imana ikomeye ufashwe nanje mfashwe nakubwiye ngo kwizera kurarema je nakubwiye ngo impamvu nkunda ijambo nuko ari ijambo rya nyiri ijambo yego unega amatwi kuko nanje uri kubikubwira mbihagazemo neza humura yego kuko muri iki gitondo cyatumye nje mbyuka mbihagazemo neza nuko nzi neza ko hari umwami waduserukiye yego Imana ihimbaza amen wowe uri kunyumva narindi kugusomera ndi kukubwira ngo ibyakera ntubyibuke yego umbabarire we kubyibuka kuko rati igiye kurema ikintu gishasha niba barakuvuze ngo ubaye ingumba none kugiye guheka aho byo ntibazabivuga nibo bazavuga ko wibarutse mbere bazahita banabivuga niba bari bazi ko amadeni bari bazi ko azaguhitana ikakwishurira ndetse ikaguha n'indishyi z'akababara rero dukora ritangaga n'indishyi z'akababara niba bari bazi ko azakwica akabibimanuye byakire kuko ni ibyawe ije kukwishurira kandi yo yishura hata byose biremeraga ageze kwa Bidodomu irigaragaje ndetse na Dawidi byari bikomeye bimaze gukomera yari afite abagore benshi Imana imunyaga isanduku y'amasezerano ariko rata yongeye yubararira Imana rebwira ngo Uwiteka mbirutseho ongera ungarurira ibyanje arangiza asigarana umugore w'umwe ariko yarangije kubabwira ngo nimugende
Imana iti muremera ibifatika. Irongera iravuga ati mwana wanje akirasubirana isanduku y'amasezerano kuko niyo irimo umunezero, niyo irimo ibyishimo, niyo irimo kurya ugahaga, niyo irimo kugira ikofi, niyo irimo amahoro n'urukundo. Wowe uri kunyumva, waba uri umubyeyi, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, n'abasaza n'abakecuru, mwumve ko Imana ibirema kandi itanga iherezo ryiza. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nawe mbere yuko wakira isanduku y'amasezerano ugomba kugira ibyo ureka. Wamara kubireka rata nawe Imana ikiyerekana. Niba warigeze gusambana, ukaroga, ugaterekera, wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Ariko nubwo wabikoze yiteguye kukubabarira, ntabwo iva ku ntebe y'imbabazi. Nerindi kukubwira ngo wubarare nawe ube nka Dawidi, uyibwira ati Uwiteka nisanze narahemutse, ariko ndakwinginze mbabarira. Nurangiza kumbabarira, isanduku y'amasezerano yanje nanje nubwo nayinyazwe wongera uyingarurire. Kuko rata ariko rasivuga ngo bigarure mana bigarure, bigarure mana bigarure, ibyacu byariwe n'inzige, tugarurire ibyacu byanyazwe, twaranyazwe. Ariko Imana niyo yo kubigarura. Nawe gira ibyo ureka, ugire n'ibyo wanga, ugire n'ibyo witandukanya nabyo. Burya hari n'inshuti tubana na Imana ikazanga. Rata kwifatanya n'abatizera batoba umurimo w'Imana nawe ukawutoba, nibyo byatuma unyaga isanduku y'amasezerano. Rata kubona wabonye ubutunzi bwinshi warangiza ukavuga ati n'ubundi nzakoresha amaboko yanje, ukitandukanya n'Uwiteka, byayibabaza. Ariko rata nagiraga ngo ube nka Dawidi. Nurangiza kuba nka Dawidi umwizere kandi rata ukomerere muri we. Nurangiza gukomera, Dawidi wari uri ico gihe ntabwo ari we ni wewe umunsi uri kubwirwa, ahubwo nawe ugira ibyo witandukanya nabyo, ugire n'ibyo ureka. Ubundi bw'Imana ikuremera ibifatika, ibiganza byawe kugirire neza, kuko n'Imana ikizinyatsi bikemera ikizaga inyatsi. Nyamara ibyo wabonaga biri kuyonga ntibyongere kuyonga. Ubisa hari umuntu ushobora kuba afite ubutunzi bwinshi, ariko rata yaje aratekereza gukora ikintu runaka bikanga, ndetse akayoberwa n'ibyo afashaho byakoze iki, aho byagiye. Ariko Imana nyiribihe nayegera, yarangiza akayemerera akarekura byinshi byo yagiye arifatanya nabyo bitagira 12 bitagira n'umumaro imbere y'Imana. Yarangiza akabireka, Imana iraje yeze ibiganza bye rata, iriyiziraga bucece ikavuga ati mwana wanje kira, nawe ugatangira kubona ibintu ufite biri kukubera iby'umumaro. Imana y'amahoro nihimbazwe. Hari n'igihe ucuruza ugahomba, warangiza ukavuga ati none Mana ibi bihombo ni njewe wabiremeye. Naje kukubwira ngo uyu munsi ubona abakiriye b'umugisha kandi uracuruza wunguka mu izina rya Yesu. Bikwaturiyeho, nitwa Nyiramugisha, nje ndi umunyantege nke, naco nshobora ariko mu mbaraga z'Imana ndabishobora. Imana y'amahoro mbikwaturiyeho, nimba ucuruza ugahomba, Imana ikugirire mu bucuruzi, iguha abakiriye bacururijwe n'Uwiteka, bose baravuga bati kwa Nyiramugisha pimaga neza. Mwese mujeyo. Resitora ye rwose ateka ibiryo byiza, anarura neza abakiriye, namwe mugende. Bose barangiza bakacikira kwa Nyiramugisha, nyamara kubera yuko ari nyiri jambo wategetse byose bigahita byemera. Nawe uri kunyumva wumve ko ari Imana iri kubivuga, ntabwo ari Nyiramugisha uri kubikubwira. Ariko Imana y'amahoro rata, ijambo ryawe rirarema. Nukuri nawe ryarangije kukuremera, kandi waba warabuze urubyaro wumve ko ugiye guheka, waba wararetse gushaka, Imana ifite byinshi by'umugisha yabwo kandi bifatika. Ibigwereza uyu munsi wadukurikiye turi gusenga Imana, turi gusenga uyu munsi, Imana rati kwambika kugaburire, iguhaza amahoro n'umunezero, ikwambika isaha y'urushinge itazigera itigihe, nirangiza kuyikwambika rata iwawe ituze y'amahoro giturireyo. Ariko kugira ngo Imana ivuge ngo iwawe nihature y'amahoro, ubugize byose cyane. Niyarangiza ubundi bwo kavuga ati mwana wanje ngutekerejeho, akira urukundo. Imana y'amahoro ibibiremye, ingo zabo z'amahoro turi gusenga uyu munsi, Imana iziserukire. Turi gusenga uyu munsi nazo zararetswa reka.
nazo zararetswe ariko turi gusenga ibya kera ntibabyibuke naho bashwanye ntibahibuke n'ibyo bapfuye ntibabyibuke n'imanza zahabaye ntibazibuke kuko rata nivuze ngo nibabana amahoro mubana amahoro kuko ni nyiri ijambo utegetse nje nyiramugisha naco nategeka yo wana mungiraho ngakubwira ni rwose n'ibyanje byananize ariko iyo nyiri ijambo aje arahagarara abagabo bose bagahunga abafite amafaranga n'abarebare n'abagufi bose barirukaga cyane ariko wagahagarara akitwa nyiri ijambo uwo nyiri ijambo niwe guserukiye nanje niwe unserukiye niwe wivanze mu byacu niwe uturemeye ibifatika kandi niwe uguhagije ibyiza wowe uri kunkurikira akaba wenda umugabo wawe mupfa wenda mushwanira kuvuga ngo afite abandi bagore wenda ashobora kuba abana nabo cyangwa umugore wawe wenda muri gushwanira kuvuga ati wenda afite abandi bagabo abana nabo bwira Imana uyu munsi turi gusenga turayibwenge kubitire muri serwakira ibyo byose byatubujije amahoro serwakira itwaraga n'umucucu ivumbi irarifataga ikaritumukana nabyo bitumukane mu izina rya Yesu amahoro aganzi wacu amen abari kudukurikira rego uyu munsi barangije gukuramo icabo cyane abo gukuramo icabo ngo kuvuga menshi siko kuyamara kabwo icy'ingenzi tuje tuvuga bikeya bibize ari iby'umumaro niturangiza kuvuga tuvuge duhagaze mu mwuka wera atwiyoborere twemerere Uwiteka turane natwe kandi yemere kubituvugisha niturangiza rata tumwemerera azadushigikire mu byacu nje wabibabwiraga ni Nyiramugisha nje wari wabyutse ndaza kugukomeza ni Nyiramugisha uri kunkurikira wumva uri gufashwa kuko nanje ndi gufashwa aho ninje byandenze nukuri muri byarembye ngo muri umunezero urandenze mana mbuze uko mbikubwira wajaga umbwira kuzanabara nkagirana y'abantu none mbirebesheje amaso mana yanje uwo gushimwa Imana y'amahoro nihimbaza amen nanje umunezero urandenze iyo nirebye sinone uri kubona umuntu abo twavukanye hari benshi bapfuye rata kandi bari bandusha ubwiza n'uburanga ndetse n'abavutse mbere yanje n'abavutse nyuma yanje nabo bose baragiye ariko wowe usubije amaso inyuma hari cyo waba warakoze kugira ngo Imana ikurinde izo mbabazi zawe nizizanye mu byawe izo mbabazi zawe nizo zije kubaka urugo rwawe urwo yubakiyeho Petero ku rutare nawe ndi kukubwira ngo abari rw'Imana ikubakiraho nakubwiraga ngo amahoro y'Imana bane namwe mwese mudukurikiye kandi gukora kw'Imana kubagereho kandi batabaye nizabasubize mu mibabaro yanyu kandi yitamurure mu byanyu nirangiza kwitamurura ibahekeshe mwonse neza abana b'ubugisha babagereho kandi bishurire nirangiza kubishurira rata nababwiye ngo mwonke muhage kuko namashereka yanyu numukunzi bakunda ukunda gukorera Imana yacu ibaha umugisha mwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana mukozi w'Imana nyemeye utange nimero pe nimero yanje ni ya yindi ntayahindutse ngiye kuyibabwira yego ni 078 9 6 40 871 yego iyindi ni 078 43 370 iri muri momo ziri muri momo iri muri momo zose ziri muri momo bikoze byakunda ariko iri muri momo ni herwa na 73 ivuge 078 43 370 uwafashijwe nka 079 ubwo yego yisubiremo neza 079 43 ndi kugira ngo umuntu wafashijwe umukozi w'Imana amaze kubwiriza abakeneye utuzi two kunywa niba wafashijwe pe ukumva ntacyo bigutwaye uzakanda akanyenyeri ukanda akanyenyeri umugurira amazi yego ni gutyo dusoje birakunda